Niba ujya witegereza tumwe mu dusimba tuba hirya no hino mu bisambu no mu bihuru turimo nk'intozi, ubushishi, imiswa n'ibimonyo, ujya ubona ukuntu tubaho ubuzima buri ku murongo. Ni gute udusimba nka turiya twifata tugaca inzira, tukishyira ku murongo, tugafata inzira tukagenda nta kanyura ku ruhande? Niba warabonye inzira y'intozi cyangwa se imiswa irimo igenda iyindi igaruka ariko yose iri ku murongo, buriya ibigiye he gukora iki? Utu dusimba tubigenza dute ngo tugende ku murongo ugororotse ukoze inzira yerekeza ahantu runaka? Nibiba ngombwa ko habamo ikorosi tukarishyiramo, tukabikora neza neza nk'uko abayenjeniyeri bubaka imihanda. Mu gihe cy'imyaka myinshi twatekereje ko twebwe abantu ari twebwe nyamaswa zizi gukorana hagati yazo, akaba ari nayo mpamvu twateye imbere. Uyu munsi tukaba ari twebwe tuyoboye isi n'ibiriho byose. Kwishyira hamwe kwacu cyangwa se gukorana hagati yacu bishingiye ku kuba mu nyamaswa zose ziri ku isi ari twebwe dufite ururimi n'amagambo, tugatumanaho dukoresheje ururimi. Byatumye dufata iyi si tuyihindura uko tubishaka, tuyitegeka uko tubishaka. Uko iyi si ibayeho ni twebwe tubigena, ariko ntabwo ari twebwe nyamaswa zonyine zifite imikoranire iteguye neza ku buryo ari izibeshaho. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Intozi, ubushishi, ibimonyo n'utundi dusimba two muri uyu muryango ni bimwe mu binyabuzima bidafite ikintu kinini cyo kwigira ku bantu, kubera ko ubwabyo bifite ubushobozi bwihagije. Urutozi rushobora kwikorera ikintu gifite uburemere bukubye ibiro byarwo inshuro 100. Jewe nawe turabizi neza ko umuntu atabikora. Urutozi rushobora kugenda amacuri, rukagenda nko kuri plafo umugongo warwo ureba hasi, kandi rukaba rufite ubushobozi bwo kubikora runikoreye. Rushobora kurya ingano y'ibiribwa byinshi ku buryo ubivunje mu byo turya twebwe abantu no mu ngano yacu nta muntu wabirya. Rushobora kugenda intera ndende kandi rwiruka kandi runikoreye, ibintu na Usain Bolt atakora. Buri rutozi, buri muswa, buri rushishi cyangwa se buri kimonyo ku giti cyacyo gifite ubushobozi busa n'ibitangaza ugereranije n'ingano yacyo. Ariko nanone iyo intozi n'ababyara bazo bishyize hamwe, ingufu zigira zikora umuryango mugari ubeshwaho n'ubuhanga bumeze nk'ibitangaza mu guhiga, mu kubaka, mu gutumanaho n'ibindi bikorwa twebwe abantu twahoze dukeka ko tubyihariye. Iki kiganiro cyitwa Waruziko. Tubahaye ikaze. Niwicara ahantu mu byatsi cyangwa se mu bihuru, aho ariho hose ku isi, uzaba ufite ibyago byinshi byo kurumwa n'intozi, inshishi, imiswa cyangwa se utundi dusimba turi muri uwo muryango. Ku isi hari amoko arenga 14,000 y'utu dusimba twebwe twise inigwa habiri. Turimo imiryango itandukanye irimo intozi, inshishi, imiswa, ibyo twita mupendasukari, ibimonyo n'ibindi. Mwene utu dusimba uduhuje ubwoko tuba turi mu miryango imwe. Intozi ziba zigabanijemo imiryango ariyo twita ikiguri. Inshishi nazo nuko, imiswa n'utundi dusimba turi muri uwo muryango byose nuko. Umuryango umwe w'intozi ari wo bita koloni ubugizwe nibura n'intozi 10,000. Kiriya kiguri kimwe cy'intozi kiba kirimo intozi 10,000 nibura. Intozi cyangwa se babyara bazo bo mu bundi bwoko uzabona mu byatsi cyangwa se mu bihuru zigendagenda, ziba zirimo gushaka ibyo kurya. Iyo zibibonye zirataha kubera ko zigira aho zitaha mu nzu ziba zariyubakiye yitwa fourmilière. Buri rwose ruba ruzi neza inzira ruri bunyuremo rutaha mu muryango warwo, rukajyana amahaho rwiriwe rushaka, rukajya kurera abana ruba rwasize mu rugo. Buri bwoko bw'utu dusimba bugira aho buba. Hari utwubaka inzu zikomeye zitwa imigina, izi ni nk'imiswa. Hari izirunda ibitaka nk'intozi cyangwa se zikarunda ibyatsi, utundi tukibera mu bihu by'ibiti. Aya mazu yatwo yose aba akeneye ibyo kurya bya buri munsi. Gushakisha ibyo kurya kw'intozi ndetse no kubijyana aho ziba bikurikiza amahame ari ku murongo adatandukanye neza n'ayo tugenderaho tujya guhaha. Intozi zifite imikorere yo gukorera hamwe. Urutozi rumwe runini ruba rushobora gupima santimetero 2.5, ariko iyo zishyize hamwe zishobora kwica igihore cyangwa se ijeri ripima santimetero 50, rinakubye inshuro 100 uburemere bw'intozi. Zirarifata zikaryica kandi zikaryikorera zikarijyana aho ziba. Buri wese muri twe ashobora kuba yarigeze inshuro imwe cyangwa se nyinshi kubona inshishi zitageze no ku 10 zikoreye isazi zimaze kuyica, zijyanye aho zituye kuyikoramo ibyo kurya.
uko intozi zikorana, haba mu guhiga, haba mu kwikorera ibyo zahize, haba mu kumenya inzira zinyuramo zitaha cyangwa se zijya guhiga, nibyo bituma gurupe cyangwa se imiryango migari yazo ishobora kubaho kandi neza. Mu mwaka umwe wonyine itsinda ry'intozi rigizwe n'intozi 10,000 rishobora kurya udusimba turimo amasazi, ibishorobwa, ibihore, iminyorogoto, inzuki n'utundi dusimba turenga miliyoni 10. Hari udusimba two mu muryango w'intozi, inshishi cyangwa se ibimonyo, twitwa fourmi rousse. Ubu bwoko bw'intozi ni ingenzi cyane mu mashyamba yacu kubera ko turya utundi dukoko twitwa inda twonona amashyamba yacu, bityo amashyamba yacu agashobora kwera. Mwene izi ntozi zishobora kurya inda zona amashyamba 10,000 ku munsi. Intozi n'utundi dusimba turi mu muryango wazo ni udusimba duto cyane, ariko turi mu nyamaswa zihiga kandi zikica inyamaswa nyinshi kuri iyi si. Niba twese tuzi ko umubu ari imwe mu nyamaswa z'inkazi ziba ku isi zica inyamaswa nyinshi hatagendewe ku ngano yawo, no ku ntozi byakumvikana bitagoranye. Intozi, inshishi, imiswa n'utundi dusimba turi muri uyu muryango turya inyama nyinshi kurusha intare, ingwe n'ibirura byose byiteranije. Hari ubwoko bw'intozi zitwa fourmi rousse nari maze kuvuga, zikunda kuboneka mu bihugu by'Uburayi cyane cyane mu mashyamba ya kimeza. Mwene izi ntozi zikunda kuba mu birundo by'ibyatsi z'ubwazo zirundiye. Ziba zaragiye zibitunda kimwe ku kindi, zigakora ikirundo gipima metero nyinshi cyane, zikituriramo aho ngaho buri gihe iyo zitewe n'inyamaswa. Inyamaswa iyo ari yo yose, wenda hakagira nk'indya byatsi iza kurya ibyo byatsi zirundiye cyangwa se kubijagajaga. Izi ntozi ziba zifite ubwirinzi bworoshye bushobora kwirukana inyamaswa y'inkazi nk'ikirura cyangwa se indi yose. Zimwe muri izo ntozi zitwa ouvrière cyangwa se intozi z'inkozi zishinzwe guhahira izindi, zihita zitungereza acide yitwa acide formique mu mazuru no mu maso ya nyamaswa ije kuzisagarira. Ntabwo iba ari acide nyinshi ukurikije ingano yazo mu bunini, ariko iyo zibikoreye icyarimwe zigatungereza iyo acide mu mazuru y'iyo nyamaswa, byanze bikunze irabyumva cyane igahita isigaho. Ibi ntabwo zibikora zirinda ubwazo kubera ko ubuzima bw'urutozi rumwe nta gaciro kanini rufite, tunirirwa tuzica. Intego ya buri rumwe muri zo ni ukurinda umuryango wose kubera ko niwo ubuzima bwazo bwubakiyeho. Urutozi rumwe ku giti cyarwo ntabwo rwakwigeza kuri byinshi. Ikirundo kimwe cy'ibyatsi, icy'ibitaka cyangwa se umugina umwe urimo intozi uba ushobora kubamo abana bazo 1000 bigera kuri 2 cyangwa se amagi 2000 yenda kuvamo abana. Uzababona mu kiguri cy'intozi, baba bafite ibara ry'umweru wagira ngo ni umuceri utetse. Inyamaswa iyo ari yo yose rero yasenya uwo muryango, yabisenya hazaza ho umuryango mugari w'ikiguri cy'intozi. Nawe nukora mu kiguri cy'intozi, usibye no kukuruma, niwitegereza neza ku kiganza cyawe uzabona utuntu tw'utuzi ku kuboko kwawe. Mu ishyamba hari inyamaswa nyinshi nini zikunda ubuki, ariko zitakwikurira igishashara kimwe mu nzu y'inzuki kubera gutinya kudwingwa. Ariko intozi zizwi nka fourmi rousse zijya mu muzinga w'inzuki rwose zikagotomera ubuki, zikanica zimwe mu nzuki zikajyana mu rugo zigashyira abana. Mu ishyamba nuramuka witegereje ku biti, uzabonaho tumwe mu dusimba tumeze nk'inda kajya ku giti kakagifataho, kandi kakaba ari gato cyane. Hari n'utuguruka. Turiya dusimba twitwa puceron. Buriya turiya dusimba tujya dusohora mu mubiri watwo udutembabuzi duke ariko turyohereye tumeze nk'ubuki twitwa miela. Intozi zikunda utwo tuzi tw'ubuki kubi. Urutozi aho rubonye puceron rurayegera rukayinyunyuzamo utwo tuzi turyohereye, ariko puceron nazo zirabizi ko zigomba gutanga ayo matembabuzi ziyaha intozi. Ni imikoranire zumvikanyeho. Intozi nizo zirinda mwene utu dusimba twitwa puceron. Nta kandi gakoko kapfa kuza kurya puceron urutozi rukareba ruhita rugatabara. Bisa n'ubucuruzi bwumvikanyweho hagati y'intozi na puceron. Mu mwaka umwe ikiguri kimwe cy'intozi gishobora kurya ibiro 100 by'aya matembabuzi cyangwa se miela zisohorwa na puceron. Mu mashyamba yo mu burasirazuba bw'isi nka Indonesia, ubu bucuruzi hagati y'intozi na puceron bwafashe indi ntera, bwateye intambwe ndende. Muri aya mashyamba ku biti hakunda kuba hariho ibiheri.
Ibiheri ni udusimba nyine twitwa ibiheri dukunda kumatira ku biti, usibye ko hari amoko yatwo akunda kuba no mu mazu y'abantu, cyane cyane mu buriri no mu bitanda. Ibi biheri byo mu mashyamba bifite ubushobozi bukomeye bwo kunyunyuza ubuki bwo mu ndabo z'ibimera, ubwo bita nectare. Birabunyunyuza cyane bikuzuza inda. Intozi zirya miyera, ariyo y'amatembabuzi abamo isukari ava muri pisero twavugaga, ariko zikarya n'ubuki bwo muri ibi bimera nectare. Ntabwo zirya ubuki gusa, zinarya utundi dusimba duto, zikarya inyama z'inyamaswa nini, zikarya ibyatsi, zikarya imbuto zahiye n'izaboze. Intozi ni indya byose, ni nkatwe neza neza. Niba zirya ubuki bwo mu biti cyangwa se nectare rero, kandi ibiheri byo mu biti cyangwa se punaise bikaba bizi guhiga ubu buki, bikaba bizi kubunyunyuza bikabwuzuza inda, nta kuntu intozi zitaba inshuti n'ibi biheri. Nta nubwo ziba inshuti byonyine, ahubwo izi ntozi zimwe muri zo zifata icyemezo cyo korora ibiheri. Nibyo, wabyumvise neza, hari intozi zorora ibiheri. Mu mashyamba yo mu burasirazuba bw'isi, iyo intozi zibonye ibiheri, kubera ko zizi ko ibiheri bizi kunyunyuza ubuki mu biti, zirabyegera zikabikurikira, zikabifata zikanyunyuza bwa buki buri mu mibiri y'ibyo biheri byanyunyuje bibukuye mu biti. Zihitamo kubikurikira aho bigiye hose, ndetse rimwe na rimwe zikabishimuta, zikabijyana mu biti birimo ubuki bwinshi kugira ngo ibyo biheri binyunyuze ubwo buki, izo ntozi nazo zibubinyunyuzemo. Izi ntozi zo muri aya mashyamba ntabwo ziba zigira aho zitaha, zibaho zihiga ibyo kurya, zikaba ahantu hose, ariko iyo zimutse zimukana bya biheri zashimuse, zibivana ku kimera kimwe zibijyana ku kindi, kugira ngo ibyo biheri bijye binyunyuza ubuki, izo ntozi nazo zibubinyunyuzemo. Zibikora neza neza nk'uko natwe tworora amatungo tukayajyana hari ubwatsi butoshye ngo natwe tuzayakuremo inyungu nk'amata n'inyama. Izi ntozi nazo niko zorora ibi biheri kugira ngo zijye zibinyunyuzamo ubuki byihahiye. Iyo imvura ikubye, izi ntozi zihita zikora ikirundo hejuru ya bya biheri ku buryo bitanyagirwa. Ibi zibikora ari uko ikirere gitangiye guhinduka ariko imvura itaragwa. Ingingo isobanura ububasha bw'izi ntozi mu by'ubumenyi bw'ikirere. Izi ntozi ndetse natwe abantu, ni twebwe nyamaswa zonyine dufite ubushobozi bwo korora izindi nyamaswa. Ibiheri binini byo mu mashyamba bifite ubushobozi bwo kunyunyuza ubuki bwinshi. Iyo intozi zishaka kubikura ku giti kimwe zibijyana ku kindi, zibyikorera ku mutwe neza neza nk'uko abantu bakurura amatungo yabo bayajyana hari ubwatsi. Muri iyi mikoranire buri ruhande rurunguka. Ibi biheri bibasha kugera aho bibona ubuki bwinshi kubera ko intozi zizi kwiruka kandi zikagenda intera nini zibyikoreye cyangwa se zirimo kubikurura, hanyuma intozi nazo zikabona ku buki ibiheri biba byanyunyuje mu biti. Hari umudage witwa Bert Oldobler, ni umushakashatsi akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Harvard na Würzburg mu Budage. Ni umwe mu mpuguke zikomeye ziri kuri iyi si z'imibereho y'intozi n'utundi dusimba turi mu muryango wazo. We na bagenzi be kenshi bakora ubushakashatsi ngo bamenye aho intozi n'utundi dusimba tumeze nkazo dukura ubushobozi bwo gukora bimwe mu bintu bidashoborwa n'ibindi binyabuzima. Intozi, imiswa, inshishi, ibimonyo n'izindi nyamaswa nkazo zigira amatembabuzi ajya asohoka mu birenge byazo. Ni amatembabuzi zisohora iyo zishaka gushinga ibirenge ahantu nko ku bibabi by'ibiti, ibirenge bigafata koko bikamera nk'ibyumiyeho. Zibikora nk'iyo zirimo kubaka fourmilière cyangwa se inzu yazo. Rumwe rushobora gufatisha amenyo yarwo ku kibabi, rugashinga ibirenge byarwo ku kindi kibabi, rukabikora rugamije gufata icyo kibabi ngo kireke kunyeganyega kugira ngo izindi ntozi zishobore kugifatishaho ibindi bibabi mu gihe cyo kubaka inzu yazo. Intozi nyinshi zikomoka ku miyugira, zageze ku isi mu myaka miliyoni 100 ishize, kera cyane twebwe tutaraza. Kuba zikomoka ku miyugira rero igomba kuba ariyo mpamvu zimwe mu ntozi zo muri Australia zitwa Myrmecia zifite akanwa kameze nk'udushinge tubiri dusongoye, ku buryo iyo rugufashe rukaguhurizaho utwo dushinge tubiri twarwo, ruragukata nk'uko umukasi ukata ikintu. Intozi kimwe n'inzuki zigira umwamikazi ushinzwe gutera amagi azavamo abana benshi. Kuri Myrmecia rero umwamikazi atera amagi azavamo abana, intozi z'inkozi cyangwa se ouvrière zishinzwe guhiga zo zigatera amagi yo kugaburira abana. Nk'uko inzuki zibigenza,
ku ntozi nabwo umwamikazi buri gihe aguma mu rugo ashinzwe gutera amagi azavamo intozi z'ahazaza. Intozi zishinzwe gushaka ibyo kurya zikirirwa zihiga zikamuzanira ibimutunga, w'icyo akora ni ugutera amagi no kwita ku bana bazava muri ayo magi. Iyo umwamikazi apfuye, intozi nyinshi zishinzwe gushaka ibyo kurya arizo fourmi ouvrière icyarimwe zihita zinjira mu gihe cy'uburumbuke. Ntawe uzi uko bigenda, ariko ako kanya umwamikazi agipfa zose zihita zinjira mu gihe cy'uburumbuke, zikagira ubushobozi bwo gutera amagi yavamo abana. Kubera ko umwamikazi aba agomba kuba umwe kandi akaba ari umwamikazi nyine, za zindi z'inkozi zagize uburumbuke zose iyo akimara gupfa zihita zitangira guhangana kugeza rumwe rutsinze urugamba rugahinduka umwamikazi mushya. Zirwanisha y'amenyo yazo ebyiri zisekurana, urunaniwe rukavamo, hagasigara rumwe rwonyine ari rwo ruhinduka umwamikazi. Ubusanzwe intozi zigize ikiguri zikorera hamwe ku nyungu z'umuryango wose. Ku isi hari amoko 14,000 y'intozi, ariko zose ububasha bwazo bushingiye ku gukorana hagati yazo, bukanashingira ku buryo umuryango wazo uba uteguye ukorera ku murongo, buri rwose rukora ku nyungu z'umuryango apana ku nyungu zarwo bwite. Bwana Bert Blair, impuguke mu mibereho y'intozi, barabyumva cyane. Habaho amoko menshi y'udukoko tumeze nk'intozi, ariko utu dusimba twose duhuriye ku kintu kimwe. Twose tuba mu miryango migari yatwo. Nta rutozi na rumwe ruzwiho kuba rwonyine kure y'izindi. Mu rugendo rwo guhinduka kw'ibinyabuzima bikavaho buri kimwe kibaho cyonyine bikageraho ibinyabuzima byose biba mu muryango, hagati ya 3 na 5% by'inyamaswa zose zo ku isi nizo zashoboye gufata iyo mibereho yo kubaho mu miryango. Natwe abantu turi muri iryo janisha rito. Gusa mu nyamaswa zashoboye kubaka imikoranire n'imibanire ikomeye kurusha izindi, intozi nizo ziza imbere. Mais cette minorité joue un rôle dominant dans tous les habitats terrestres. Ubwo bivuze ko ziturusha kubeshwaho n'imibanire n'imikoranire hagati yacu. Nyamara twebwe twashinze amashyirahamwe, twubaka ubucuruzi, twubaka imiryango mpuzamahanga n'ibihugu, ku buryo nta waba hatari mu muryango cyangwa se ishyirahamwe runaka. Urugero rumwe rw'uburyo intozi zifite imikoranire yubatse kandi ihamye ruri mu bisambu byo muri Argentine, muri Amerika y'Amajyepfo. Intozi zo muri ibi bice by'isi zifitanye imikoranire mu gushaka ibiribwa ku buryo zihangayikisha abitwa abagaucho. Gaucho ni abashumba baragira amashyo y'inka muri Amerika y'Amajyepfo, bakagenda ku ndogobe kubera ko baragira ahantu hanini kandi amashyo akaba ari manini cyane. Muri ibi bice by'isi hari igihe intozi zirusha inka n'andi matungo kurisha. Nko mu ntara ya La Pampa hari amamiliyoni y'inka, ariko hakaba amamiliyaridi y'inzuki. Abagaucho ntabwo batinya izi ntozi kubera ko ari nyinshi, ahubwo bazitinyira ubuhanga zifite mu gushaka ibyo kurya. Intozi muri ibi bice zirya ibyatsi, zitwa Rinepitema humile. Abantu bigeze konerwa ibishyimbo n'udusimba twitwa indahaga cyangwa se utundi dusimba, bazi uburyo agasimba gato cyane kangana n'urutozi gakokora igihingwa ntigisigarane ikibabi na kimwe. Abahinzi be barabyumva cyane. Izi ntozi zirya ubwatsi ku buryo inka zibura icyo zirisha, ntizibikore kubera ko zifite ibifu bya rutura, ahubwo kubera ko zifite imikoranire n'itumanaho rituma zahira ubwatsi bwinshi kandi vuba. Muri izi ntozi, izitwa ouvrière cyangwa se zishinzwe gushaka ibyo kurya, ziba zikora akazi ko gukegeta ibyatsi gusa. Inzasaya zazo n'imitwe yazo bifite ingufu zibasha gukegeta ku rwego mutarabona kenshi. Zo zikata ibyatsi zirunda hasi. Hakaba n'izindi zishinzwe ubwikorezi, zo ziza zikorera bya byatsi zijyana ku nzu yazo aho zubatse. Izishinzwe gushaka ibyo kurya ziba zifite imiterere itandukanye cyane n'izishinzwe ubwikorezi. Isi yazikoze ku buryo buri rwose ruvuka rufite icyo ruzakora ku isi, bityo rukavukana imiterere ijyanye n'akazi ruzakora kuri iyi si. Nk'izi ngizi zishinzwe kwikorera iby'izindi zahashye, ziba ari nto mu bunini, kandi zikaba zizi kugenda ziruka ku muvuduko munini cyane kandi zikoreye. Rushobora kugenda metero 50 z'uburebure rwikoreye ikibabi cy'icyatsi kirukubye inshuro 50 mu bunini. Buri mwaka muri iyi ntara ya La Pampa hafi 1/2 cya toni y'ibyatsi bikegetwa n'intozi zibijyana aho zituye. Ibi bintu zibikora zite? Bert Blair n'itsinda ayoboye bazi uko zibigenza. The first thing we do is studying
Tout d'abord, nous étudions ces créatures dans leur milieu naturel. Puis nous les ramenons au ikintu cya mbere dukora ni ukwiga uburyo turiya dusimba tubaho mu bihuru aho twirirwa. Nyuma yaho dufatamo tumwe tukatujyana mu byumba by'ubushakashatsi maze dukoresheje ikoranabuhanga tukiga ku myitwarire yatwo, imiterere y'imibiri yatwo ndetse n'uburyo dukoresha mu itumanaho. étudier leur comportement, leur neurobiologie, leurs mécanismes de communication. Their neurobiology, their communication mechanisms. Niba warigeze kubona uburyo umuswa uhekenya igiti, ingiga y'igiti yumye umuswa ukayihekenya, ukazasanga igiti cyarariweho ijanisha rinini ry'ingano yacyo, ukibaza ubwoko bw'amenyo umuswa ufite, n'intozi zimwe na zimwe zirabikora. Mu byumba by'ubushakashatsi muri kaminuza ya Würzburg mu Budage, abashakashatsi bafashe intozi bazishyira mu dukombe, bashyiramo umwuka umeze neza nk'uwo mu bisambu no mu mashyamba aho zamenyereye kwirirwa. Barangije bafata ibyitwa parafine, ni ibimeze nk'ibyatsi ariko byo bikomeye kurusha ibyatsi. Bazana intozi ziza guhekenya za parafine nk'uko zibigenza iyo zihekenya ibyatsi. Abo bashakashatsi bari bafite ibyuma bipima ibyitwa taux métabolique cyangwa se ingano y'ingufu urwo rutozi rurimo gukoresha mu guhekenya no mu gukegeta. Muri ubu bushakashatsi basanze iyo urutozi rurimo gukegeta icyatsi gikomeye ruba rurimo gukoresha ingufu zikubye inshuro 3 iz'umuntu usiganwa muri metero 100 akoresha mu irushanwa. Ni ingufu ariko z'urutozi ugereranije n'ingano yarwo, n'ingufu z'umuntu uzigereranije n'ingano y'umuntu. Basanze ushingiye ku ngano y'urutozi, iyo rurimo gukata icyatsi rukoresha ingufu zikubye inshuro 3 izo Usain Bolt akoresha mu kwiruka metero 100. Nyuma yo gupima ingufu z'urwasaya rw'urutozi, aba bashakashatsi muri iyi kaminuza bafashe urutozi rumaze gukata cya cyatsi rukikoreye rurimo kwiruka, barushyira kuri tapi roulant cyangwa se ya matapi aba yikaraga agenda, ku buryo umuntu yajyaho akajya atera intambwe atava aho ari ariko agakoresha ingufu nk'iz'umuntu urimo kwiruka. Urutozi barushyize hano kuri iyi tapi ruriruka nka kumwe ziruka kandi zikoreye. Baje gusanga iyo ruvuye guhaha rwikoreye amahaho rusubiraho ikiguri cyazo kiri, ntabwo rujya ruruhuka. Ikindi babonye ni uko intozi zizi guhuza uburemere bw'ibintu zikoreye n'umuvuduko zirukaho. Ku ntozi ububasha bw'urutozi rumwe ni buke cyane. Imibanire hagati y'intozi zigize ikiguri niyo igena ubuhangange bw'umuryango mugari wazo. Kugira ngo uhinyuze ibi ngibi mvuze, byagusaba kwitegereza intozi igihe ziri mu byago. Wenda zari zarubatse mu biti, hakagira umuntu uza agatema icyo giti zari zarubatsemo, cyangwa zarubatse mu byatsi, hakagira abaza bakahira bya byatsi zubatsemo. Hari intozi zikunda kwibera mu mibonobono, zikibera muri wa muheha w'ikibonobono. Iyo ikibonobono bagitemye, ikintu cya mbere zose hamwe zihita zikora ni ukurinda umutekano w'abana bazo baba bataravamo intozi zuzuye, bakimeze nka kwa kunda b'inzuki baba bameze, baba bari muri cya kibonobono, baba bakiri umweru basa n'abataravuka neza. Iyo igiti zabagamo gitemwe, izishinzwe guhiga ibyo kurya zose uko zakabaye zihita ziza zikaryama kuri ba bana bazo bato ku buryo izuba ritabakoraho. Wowe watemye ikibonobono uba wakijyanye cyangwa se wigendeye utazi ko hari ubuzima buri mu kaga aho ngaho. Izifite ingufu muri zo ziba zirimo kurwana no gutunda abo bana zibajyana mu gicucu. Iyo zimaze gushyira abana baza ahantu hari umutekano, inyinshi muri zo zihita zikwira imishwaro. Uzazibona zinyanyagira ziruka zijya mu byerekezo bitandukanye. Ziba zirimo gushaka aho kubaka indi nzu. Ikibanza cyo kubakamo indi nzu ntabwo zigishaka mu buryo bubonetse bwose. Aho zubaka inzu zihashaka zose zifatanije, nta muyobozi uziha amabwiriza, nta n'uzishyira ku murongo. Uko zikwira imishwaro, buri rwose aho runyuze rugenda ruhasiga impumuro yarwo, rukabikora ku bushake. Aho runyuze ruhasiga umwuka warwo. Iyo hagize urubona ahantu heza zakubaka inzu, rurahahagarara rukahashyira impumuro yarwo nyinshi cyane, izindi zose zikagenda zikurikiye ya mpumuro nyinshi imaze gushyirwa ahantu hamwe. Zahagera buri rwose rushyigikiye ko aho hantu ariho zubaka koko, narwo rukahashyira ya mpumuro yarwo. Uko impumuro yazo igenda yiyongera aho hantu, bikaba bivuze ko zirimo gutora ko aho hantu koko hagomba kubakwa.
guhitamo aho zubaka zibikora mu matora anyuze muri demokarasi nta na rumwe ruryamiwe. Ibi ngibi ariko wabyita demokarasi chimique kubera ko ni amatora akoresha impumuro iva mu mubiri wa buri rutozi. Nta muyobozi n'umwe uba uhari ngo azereke ibyo zikora. Guhitamo aho zitura bikorwa n'umuryango wose wishyize hamwe, zibinyujije mu kugenda zishyira impumuro ya buri rwose aho zahisemo. Impumuro ziba zagiye zisiga aho zanyuze hose zerekeza ku nzu yazo, ni nayo izimura abana bazo zikurikira. Kubaka ikindi cyari cyangwa se ahandi zizaba biba bishobora kumara iminsi 2, ariko kakaba akazi gakorwa n'intozi 10,000 zose, buri rwose rutanga umusanzu warwo. Byose bigakorwa hubakiwe ku buryo zo ubwazo zitumatumanaho hakoreshejwe ubutabire, communication chimique. Mu mikoranire yazo ituma ziba imiryango ikomeye iyo bibaye ngombwa ko zijya guhiga hejuru mu giti, nko mu giti cy'umunyinya, kuko niho hakunze kuba intozi n'ubushishi. Izishinzwe gushaka ibyo kurya bita fourmi ouvrière zirurira zikajya mu bushorishori hejuru ku giti, zikajya zikegeta amababi y'ibiti, aho kugira ngo urumaze gukata ikibabi rukimanukane rukijyane mu rugo, ahubwo ruracyohereza, rurakirekura kikajya hasi ahateraniye izishinzwe gutunda amababi, rwo rukaguma aho ngaho mu bushorishori kugeza rwohereje ibyo kurya bihagije. Gutunda amababi nabyo ntabwo bikorwa mu buryo bubonetse bwose. Ingano y'intozi ziza gutunda ya mababi igendana n'uburyohe bw'ayo mababi. Intozi zishinzwe kwikorera amababi arimo guhanurwa mu giti zinyura mu nzira imwe yerekeza aho inzu yazo iri, zikayibwirwa n'impumuro ziba zagiye zihasiga. Niyo mpamvu ubona zigenda ku murongo umwe ugororotse, zikaza kugera igihe zigashyiramo nk'ikorosi neza neza nk'uko abayenjeniyeri bacu babigenza iyo bubaka imihanda. Iyo zikoreye amababi y'ibiti bikaba ari ibiti biryoshye. Izindi zitaje kwikorera ziba zizi kumva impumuro y'amababi aryoshye, zikaza zishakisha aho iyo mpumuro irimo guturuka, nazo zikaza gutunda. Iyo ibyo kurya biryoshye cyane, abakozi babitunda nabo bariyongera. Iyo abikorezi biyongereye, impumuro yazo zigenda zisiga mu nzira nayo iba nyinshi, bityo inzira ikamenyekana byoroshye. Ubu buryo bwo gusiga impumuro mu nzira ntabwo ari bwo buryo bwonyine intozi n'utundi dusimba tumeze nkazo zikoresha mu gutumanaho. Iyo urutozi rwuriye igiti rukagera ku kibabi rukagisogongera rukumva kiraryoshye, hari ubwoko bw'ijwi ruhita rusohora rukoresheje inda yarwo. Inda yarwo ruba rwarambitse kuri icyo kibabi, rusohora iryo jwi rikanyura mu nda rikagera mu mutwe warwo rikagera mu kibabi, ikibabi kigatigita ku rwego runaka. Rukora ibi ngibi gusa iyo ibyo ruriye biruryoheye. Izindi ntozi nazo ziri muri icyo giti zihita zumva uwo mutigito w'ikibabi binyuze mu maguru yazo, zigahita zimenya ko hari mugenzi wazo wavumbuye ibyo kurya byiza, zigahita zishakisha aho uwo mugenzi wazo aherereye zikamufasha gusarura. Intozi zishobora kumva ubu butumwa ziri mu ntera ya metero 1 uvuye aho rwavumbuye ibiryo ruherereye. Hamwe n'ubu buryo bw'itumanaho, intozi n'utundi dusimba two mu muryango wazo zishobora kona umurima zikaweza neza neza umuhinzi ntagire icyo aramura. Kuri iyi si hari ikintu kimwe cyonyine gishobora gukoma mu nkokora ubu buhangange bwo gutumanaho bw'intozi. Intozi zifite ubushobozi bwo kumva ikirere kigiye gutanga imvura, zigafata ingamba bitewe n'uko ikirere kimeze, ariko nta bushobozi zifite bwo kumva umuriro. Ku birebana n'umuriro zimeze nk'amarobo. Iyo batwitse ahantu zo zigumira mu bikorwa byazo, umuriro ukarinda uzigeraho ukazikongora zitamenya ibyabaye. Umuriro wonyine niwo ushobora gusenya iby'intozi zubatse byose. Usenya aho zabaga, ariko ukanasenya n'imihanda zubatse zikoresheje impumuro zazo, ku buryo n'itumanaho rihita rihagarara. Berthe Oldebler n'itsinda ayoboye ry'abashakashatsi bamaze imyaka myinshi bakora ubushakashatsi ku rurimi rw'ubutabire intozi zikoresha zitumanaho. Bafata igitonyanga cy'amazi arimo isukari bakagishyira ahantu runaka mu nzira y'urutozi cyangwa se akandi gasimba kari mu muryango wazo. Urutozi ruraza rukanywa kuri ya mazi, rukayanywa koko rugahaga, ariko rwahaga ntirurekeraho, ahubwo rugakomeza kunywa menshi n'ayo rudakeneye. Atari rwo rurimo kuyinywera, ahubwo ruba rurimo kuyanywera izindi zasigaye mu rugo, ruba rurimo kuyapakira mu gifu cy'umuryango. Iyo rumaze kuyanywa rurakimirana rugasubira aho rutuye. Aba bashakashatsi nabo bararukurikirana rurimo gusubira aho rutuye,
ariko mu nzira bakarutega umunzani ngo barebe uburemere bwarwo iyo rumaze guhaga. Iyo urutozi rukuru ruhaze rupima nibura miligarama 32. Iyo rugeze mu zindi aho zituye zihita ziza zirusanga, zikaza kumva ku buryohe bw'amahaho ruzanye, zirunyunyuzamo y'amazi rwabitse mu gifu cy'umuryango. Zose uko zakabaye iyo zimaze kumva ari ibintu biryoshye, zihita zikurikira impumuro rwa rundi rwagiye rusiga mu nzira. Mu kanya gato ahantu hatakaye igitonyanga cy'amazi arimo isukari cyangwa se umutobe, ujya kubona ukabona intozi cyangwa se inshishi cyangwa se utundi dusimba two muri ubwo bwoko turahuzuye. Hari rumwe ruba rwaje rwakumva ayo mahaho aryoshye rugasubirayo rukajyana inkuru nziza. Itumanaho ry'intozi n'utundi dusimba two mu muryango wazo ritandukanye cyane n'iryacu, kubera ko zo byose byubakiye ku mpumuro. Gusa zifite imikoranire myiza cyane kandi zifite uburyo bw'imibereho buri ku murongo, ku buryo zizi kwivura iyo zarwaye ndetse zizi kwikingira indwara. Impumuro y'ibinyabutabire intozi zishobora kumva ntabwo ari yasohowe n'izindi ntozi gusa. Ku bwoko bw'intozi zitwa fourmi rousse, impumuro isohorwa n'amariragege y'igiti ziyumva vuba. Amariragege ni amatembabuzi asohoka mu giti iyo kimaze gukomereka, yakubitwa n'umuyaga cyangwa se umwuka agafatira agahinduka nka kore. Intozi zikururwa n'impumuro y'aya mariragege, ariko ikibazo ni uko urutozi rwegereye aya mariragege ruhita rufatwa kubera ko arafatira. Hari impamvu imwe isobanura impamvu intozi n'utundi dusimba two mu muryango wazo dukururwa n'amariragege kugeza ubwo dufashwe mu mutego wayo nyamara tutayarya. Intozi zose iyo zigize amahirwe yo kubona amariragege yumye, zirwana no kujyana akabumbe kayo gato mu kiguri cyazo. Intozi cyangwa se inshishi zishobora kwikorera ikibumbe kinini cy'amariragege kingana n'uko umuntu yakwikorera umuzigo ukubye inshuro 100 uburemere bwe. Imana yonyine izi neza ko atari abantu benshi bafite ibiro 50 bakwikorera ibiro 500 ngo nibarangiza biruke nk'abarimo gusiganwa bikoreye ibiro 500. Intozi zizirika ku mariragege ku buryo aho ziba iyo uhageze usanga huzuye uduce twayo, nyamara ntago ziyarya. Ziba ziyashakamo iki rero? Amariragege ni umuti ibiti bivubura kugira ngo aho byakomeretse hakire. Ni nk'icyomoro abarimo ibinyabutabire byica udukoko n'ibihumyo by'uburozi. Mu 2007 hari abashakashatsi bo muri kaminuza ya Lausanne mu Busuwisi bemeje ko intozi zajyanye amariragege y'ibiti mu kiguri cyazo ziba zifite amahirwe yo kwirinda zimwe mu ndwara zizica akubye inshuro 3 izidafite urwo rukingo rw'amariragege. Buri uko buri rutozi rutondagiye akabumbe k'amariragege kaba kari mu nzu yazo ruba rwikingiye cyangwa se rwomoye amaguru yarwo. Nk'ubu ninde wabwiye intozi ko amariragege ari umuti igiti kivubura nyuma yo gukomereka ngo kirwanye udukoko dutera indwara zikagera naho zimenya ko ari urukingo? Ninde wazihaye ubwenge bwo kuvumbura umuti n'urukingo kandi byanyabyo koko byemejwe n'abahanga mu buvuzi? Nadusorera iki gice muri iki kiganiro